sha ni wowe amakuru yawe sha amakuru ni neza icara aho ngaho zana nakufasha uri murareba uduki se sha ahubwo uratumye nandi gupanga business zanjye business wose gupanga business ya makuru g'iminsi ese barira hanze byo asamaze ngayise bakozanira aya mazi se uyakuye muri firigo ni firigo imwe akoresheje cyane sha kumva bimeze ute sha ndumva neza kabisa ariko gafirigo kaba kozanira tangire n'umukire buriya nakuntu akira gusogiso usubwa amazi yanjye nigiye kwiyabuza na ubwo so wayo agamaze magare nk'umuntu na pisine ugira ngase shabarambwe ngo warakize cyane narakize naro kuyo mbona nibyo gukira byo byagoze bagiki zana ndebe se sha urebe iki ushaka gufotora ngoheze mu nduza se fotora sanyi ngushe foto sagase none se wibu uri kuzana ibintu by'ubugoryi byinshi avuga umuvira hanga uri gukumva kuzana ubugoryi nemba magaye abantu ngo tugire guraje bamvangira rero gose ndagenze sinya fore tuvugane nyine gende kundi kukumva none se hari business muri no minsi imwe yakibintu iyi business rero sasa vuga nta kuntu twacuruza telekomande se kujya twacuruza hehe uruganda se rwaze kose nako waba byishe ariko nyine nta kuntu umuntu ya ucuruje ubunyobwa ari bwagenda bizo ndani wa komanda kuzuba n'iki zose kamwereke no business urashaka kamwereke business yunguka dosigaye wirirwa mu rugo n'undi nta kintu kurureba kandi amafaranga nyafite mana yo banza bagira gute ushaka we gukora iki ushaka vuba bintu biva mu nzira wo kuntu bimeze urumva ushaka dukora iki nuko uzafata inuza iriya nzu yawe tukayigurisha tugahita turangura icyo bita uranguye nk'utunuza turatuntu bakoresha bari gukora ivini wawe ntabwo bagiye bitewe n'uko amafaranga abantu ibintu vuga ngo vira ivini biki business nyine ya turatuntu irunguka pe yako wabifite ndago n'ubushineze n'ibiki kuko nyine urumva turatuntu duspadipe biraturana mu maduka y'iki gihe twarabuze nyine waducuruza duspadipe no kuvuga nazo bakoresha ibintu bishivuga nazi oh my god silver mugira ngo ni hanagure mu maso tubisako Chawe ni ngira hano uvuye njewe ndavuga ko tugiteye mu biryogo twavada batatu yaraye pfo mu biryogo niyo mpamvu nuvuga ibintu sipese nagare gwana gusaba maso ndebara banana unambabaje habwo se jabwa raze mu no minsi sha abwa raze bamenye ko bamufunze oh my god gare bari baramufunze ariko baramufunguye baho ndabonaga muri kumwe mu mihanda zirarugo ko se we nabo twabaga turi kumwe bundi yuko nyine we wavuye ku mafaranga yakira amafaranga mfite nayo namba kumbenyanga ngo urayafite ariko wari urayafite ku ntuki afite oya nakunya afite aho ngo cyagiye kera turi kumwe tukiri kumwe ariko ngambwira baramufusi bamufungiye yagize gutya abajombye akana kabandi kwa nyine baramufunze ibyo nyine ariko bari bazagufunga njyewe bazagufunga njye se ko nabyahangira ntabwo mpuzu umugisi niba sinimane nisomere message bakeza saba bakwandikira ngo ni keza akora rebaga gusa ubibonye ndetse n'amaso gira kuri ibintu rero kubugiye ndumva etanwa na shira basi wowe bye bye ojo uzaze si wagenda mwana nisi kibazo ni ikiye kunseze muhari kugenda nese ko burani bane amafaranga wakohereje se ngiye kugenda ugiye mwana wowe ugiye ndakuhamagara mukaye sibugo ndaguhamagara nise nyine aka message ate nanjye ngasoma usoma wasoma singaga amazi nagasenga ngo ngabona reka rero urebe kasura cyane rero cyo fana abantu ikingi wagiye mwana abo bakeza nawe genda ubu ejo uzaza nabaye gutyo birukana umuntu nagenda ku neza umufuza ni nyinshi ase wabaye uvuyemo yitanwa n'umuntu nzi ariko sinzi ariko nigende tuzavuga Doze sha iminsi myinshi kuri twese bwa ntago ari twese kuko yewe nese sha umusatsi ndabona waragarutse usibye ko ngo atari umusatsi ahubwo wagira ngo ni injwiri oh my god none se sha
uri kuba mugufi se biri kugenda gute gusa aho narindi nakuraga ntabwo wakuraga rwose none se iminsi ako ugiye se sha ugiye narindi kwikatisha nyine gutya uri kugenda wizenguruka nk'igiti uri kuzerera nk'imbwa yo muri karitsiye ariko na uwase agaranga neza tubanza tuvugana mu bundi muri make ubundi ugiye hagana he kiye kandi ubwiye ko narindi gutembera gusa aho mvuye ubu ntabwo uri gucuruza wa muhungu wabyihoreye aho mvuye dore iki uramenye none se ugiye hagize isaha nyine ko kugenda gutembera nasa amaze iminsi ntuhazi urimo uratembera nari ngumbuye karitsiye wacu cyane nanjye nivire kwa Sharifu none numvise yagiye kuzana umwana bita ngo Keza kandi wabona mbese hari umuntu utari Keza wanjye byana ni byanyobeye akarakare kanezere ko ari ako akamwereka ahubwo we gahunda iri seri wamaye amafaranga tukajya kumuneka ukantu ratani Keza nanjye nabyumva bavuze keri yawumva Keza oya mbese wana amatwi yagiye arapfuye Keza oya ubwo ndimo ndavuga ndi nande mbese wamubonye inde Keza Mukeza ntabwo namubonye ariko ngiye Sharifu anyibwira nabonye message gahunda yo kumuneka nyine wowe ukahita umubitira nka 99% banza wumve nyine wowe ndabyumva n'ubu ngubu jewe message nayibonye uvuze ngo message nayiboneye ari foto sinayirebye neza ariko nyine foto yo kuri WhatsApp yaririho iki message ni message nyine uretse niba wabonye message ukeka yuko ari Keza wanjye nyamara mugabo we leta iravuga ati gira amakenga nawe ugira amakenga kwa wa mungari Sharifu gwera kera ndamuzi rwose yaragendaga akajyara akajomba akajyara ahari akajomba yarameze nk'igikwasi byabinkoze ujomba umwana amata yo nkubwira rero ngiye inama nk'umugabo tubigenze dute ukuntu tubigenza nyine weho nuko nguko Sharifu ngenseze yakwanyije muri saro hasaga neza urabizi wa muturirwa wiwe nyine ukuntu meze umugongo ugomba kurya ariko nyine kuko n'ubundi uzasiga ubuzima nureba nabi ahubwo igihe kimwe cyane ducika dushaka twagerayo ubwo ngabwo rero tuvuge ibyunguka tugiye kwa Sharifu kuneka yana cyangwa urabaze umugore yawe nako nawe utaje waba ugira umugore akaguma gutya agenda hari igihe buriya cya Sharifu cyamushutse Keza ntajya akunda kunca inyuma Sharifu yamushuki akana mushuka dawe dupanga ibyunguka tugiramangana turajya kwa Sharifu uramangana wewe nitubona ibimenyetso tukabona koko kari byo turumvikana ntago turi bwananira ntago turanira duca kano kayira se kuba kagera yandika duca ubwo gahunda ni iyo nyine injira kabisa injira komera amakuru ikigo kiba watinze nari nabuze moto tukuzanira iki unguzanira amazi ngo cyangwa guzanira kagafara ushaka tuguye nshaka amazi hano hantu hari amazi ushaka amazi agazana wowe ntabwo izengo sisha abandi ahangaha gabiga bigoranye ugutuma gamere kayinwa maze gukisa unarumweramo ako ubundi bakutiye bitatu amazi ushaka ko ndumye ngize amazi ndanywera muri iki kintu ndetse nta bikombe ugira umunsi uko ndabakira no kuno ahuraga mu gutuna karaba wabona mwegamye mu ntebe nta n'ibikombe ngiye bitatu tumari bitujyanye umpasi yewe urugero Nosi kubyo mukenda unywa amazi none ubwo bushaka urugero nuko nkaho warwo warumweramo nzabye
Ama. Nase ngo wowe nambata. Iyo mutane mu. Kugira ngo bamwe amasaga. Gomba kanya baba bari. Hano cyo basugishize. Biramujaga erega nawe urageze. Anga niyo nakuhaza. Nyina ramaze cyo kudagarama. Genda ugana cyo gomba. Ngo mweshe. Ngo mweshe. Cyangwa mweshe. Ngamweshe. Ubu kugira uburetse. Nako siteza kuye baburetse. Ndabona udashaka no kuyama mpere. Ujye make atamaze garagiye ubuzana iyo mota yawe hano menye ntabwo biva mpumva kubura bagiye hasi cyo bimeze sibyo cyo kuvuga ngo ngatwaga ntabwo birapfa simundo baze kwanza mu cyo oyi kusiya kigore mpumva abari ameri funga funga kabisa haja waje kunzura kija kuza zamuka se yaguruka irebere uri gutinda amasandu ziko gagiye wegende imbere nafunze kandi nasize harangaye mbona hafunze hegetseho nyine barimo bakegeka bakaba batavune mu rufunguzo iki kandi nyumvire ari kumwanya ndi kumva ariko agaha yanjye sasa rero akazi kabaye n'umujinya wawe nyine ugiye kwerekana ahangaha bagumudagura bakaguragura soye ntabwo turafatanya je ntabwo umugore ngira amafaranga ndabo ngo haye nayi kuko bwati byagize gutya na gutya kumbwira amagambo sasa aho rero turafatanya kurwana aho gufungura se ugacaho ubu urajyana utegenge nawe umugore ngira tubanza twumuca muhanye abyo sound ndumva wayikoresha na muri beat ya indirimbo Kimi avuga no sound wajyamo ni za ndirimbo za bongo ngo Sharifu kacuranga ni za ndirimbo za bongo ngo ubanze aramucuranze rero kandi umujinya wawe rero sasa mfunge papa bareba jewe ubwo kandi yigendera ubwo ise kuri kungaruka uvuga gacyata kumva kasohoka na kagurukira mwe gadokomange turebe karasohoka no gucuranga gadokomange asatko yegize kuri ikigo ryawe ko wewe utanuzuye mwana wewe bagufatira umuntu mu cyuho biraho genda baba bitiyo sound nyine ufunga rero n'udashaka umugore wawe Mbas. Cekwicara. Si lagi lu hakaze. Nda. Ucara. Je girote. Teraho ngaho kuri byo bikugenda se uko uzi kurakara ukareba hano igani wanje sibyo anga ni wanje cyo kuza birakaje rero maze rero uvuze shirera mwe shirera wanje igira he shiri gwaraka shirera wawe Assalamu alaikum wa alaykum barakatuh